neza abakomeje gukurikira Miyero wa Yuhi hano kuri YouTube. Umunsi tugiye kuganira ku mirire y'umukobwa cyangwa se umugore utwite. Ubundi umugore utwite cyangwa se umukobwa watwite aba agomba guhindura imirire cyangwa se indyo arya, kubera ko usanga kenshi cyane abantu tudafata ibiryo birimo intungamubiri nyinshi zikenewe umwana aba akeneye kugira ngo abashe gukura neza mu nda. Zimwe muri izo ntungamubiri tudakunda gufata cyane cyane kandi zo zikenewe n'umwana uri gukurira mu nda harimo nk'amavitamine hamwe na folic acid. Uyu munsi muri kino kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe bimwe mu biryo ushaka gusangamo ayo mavitamine n'iyo folic acid bituma umwana abasha gukurira mu nda kugira ngo atazavuka ameze nabi cyangwa se icyo twita birth defect. Bimwe mu biribwa cyane cyane dushishikariza umugore wasamye cyangwa umukobwa wasamye kurya harimo imboga, hakabamo imbuto, hakabamo n'ibinyampeke. Impamvu dushishikariza abagore cyangwa se abakobwa batwite kurya imboga, imbuto n'ibinyampeke ni uko usanga muri ibyo ngibyo aho dukunda gusangamo amavitamine menshi cyane umugore aba akeneye, kimwe n'iyo folic acid umugore aba akeneye kugira ngo aze kubasha kuba byamufasha nawe gukomeza abona izo ntungamubiri kandi abashe no kuziha umwana we kugira ngo bamufashe gukura. Ubundi vitamine na folic acid, vitamine zitandukanye na folic acid, ubushakashatsi bwagaragaje ko bifasha umwana kuba yakurira neza mu nda ntazavuka afite ibyo bita birth defect, nkaho usanga umwana avuka afite ibice by'umubiri bitameze neza, wenda ugasanga avutse wenda nko mu nkanka hatameze neza cyangwa se ibindi bice by'umubiri bidahari. Niyo mpamvu rero uba ukeneye ibyo biribwa birimo amavitamine na folic acid, cyane cyane bikunda kugaragara mu mboga, mu mbuto ndetse no mu binyampeke. Zimwe mu mboga nabamo urugero dukunda kubona nka hano mu Rwanda z'ingenzi cyane, harimo imboga zisanzwe za dodo, harimo nk'amashu, harimo nka karoti n'izindi nyinshi zitandukanye. Naho mu mbuto dushobora kureba n'izindi nyinshi nazo zitandukanye zigaragara hano mu Rwanda ushobora kwifashisha kandi ziba zitanahenze cyane. Ushobora gusangamo nk'imyembe, amacunga, indimu cyangwa amaronji n'izindi nyinshi zitandukanye mushobora kureba. Ibinyampeke murabizi ko ari byinshi cyane dushobora kubona hano mu Rwanda, harimo nk'ibishyimbo dusanzwe turya n'ubundi, hakabamo na soya n'ibindi binyampeke byinshi bitandukanye hamwe n'ubunyobwa. Rero ibyo biribwa tuba tubikeneye cyane cyane, umugore aba abikeneye cyane utwise cyangwa umukobwa wasamye, kugira ngo bimufashe nyine kongera ubudahangarwa bwe kandi bifashe n'umwana we gukurira mu nda kuba yakura neza. Ikindi dushobora kuvugaho ni uko ubundi umugore hari ibinini cyangwa se imiti tugira yitwa multivitamine, uba ugomba ukwegera umuganga wawe akayikwandikira kugira ngo ibashe gufasha umwana gukurira mu nda. Ibyo binini bya multivitamine biba birimo vitamine zitandukanye A, B, C n'izindi vitamine zose tugira mu mubiri umugore aba akeneye. Hakaba harimo na folic acid, akenshi usanga bayivanze na folic acid 400 mg, hakabamo n'amaminerals umuntu aba akeneye cyane cyane nka calcium ifasha mu kubaka amagufa, kimwe na iron ifasha gukora amaraso. Rero ugomba kwegera muganga akabasha kukwandikira ibyo binini bya multivitamine kugira ngo ujye ubifata bizabashe gutuma umwana wawe akurira mu nda neza. Reka turebere hamwe noneho bimwe mu bintu umugore utwite agomba kureka gufata cyane. Harimo ibiribwa birimo amavuta menshi cyane, birimo amavuta cyane cyane nk'ibintu birimo amavuta y'inka cyangwa se n'andi mavuta atandukanye, bya biribwa nyine bakoze nka za pizza n'ibindi byose ubona birimo amavuta menshi cyane, nyine biriya bintu ntabwo ari byiza ku mugore cyangwa se ku muntu utwite umwana. Ikindi nanone niba ufashe nk'ibyo binini bya vitamine ugomba kwirinda gufata ibintu birimo vitamine A nyinshi cyane. Vitamine A ni nziza ku mwana uri gukura nabi ku mugore, ariko iyo irengeje cyane igakabya, iyo irengeje mikorogaramu 300 bavuga ko nayo ushaka gutera ibyago by'uko inda yawe ishaka kuvamo. Ikindi nanone ugomba ibiribwa birimo nk'amafi ugomba kubigabanya cyane, kuko harimo risike y'uko izo fi ziba zahuye na produit bita mercure. Iyo produit mercure yaje gusanga atari nziza ku mwana ari gukura. Ntabwo ubujijwe kurya amafi, ariko ugomba kugabanya nyine ibiribwa birimo amafi cyane. Ikindi nanone ugomba kurya ibiribwa sibyo cyane cyane nk'inyama bitetse neza cyane, kuko iyo uriye ibiribwa nk'inyama n'ibindi biribwa nk'inyama zidatetse neza ushaka kugiramo ibyago by'uko ushaka gukuramo infection cyane cyane nk'iyo twita nka toxoplasmosis,
infection igeze ku mwana ishobora gutuma inda ivamo cyangwa akazavuka afite birth defect. Niyo mpamvu ibiribwa bisabwa ko ubiteka neza bigashya, ugomba kubiteka neza bigashya kugira ngo nyine utazajya ibyago by'uko umwana wawe ashobora kubona infection yaturutse kudateka ibiryo neza, ikaba inda yavamo cyangwa akazavuka afite birth defect, aba afite ibice by'umubiri bitameze neza. Ikindi ugomba kureka inzoga. Inzoga si nziza kuri wowe kandi si nziza no ku mwana wawe. Ikindi ugomba kureka kafeyine. Kafeyine ibura nayo ntabwo ari nziza cyane kuri wowe yaba no ku mwana wawe, kuko iyo ufashe inzoga n'iyo kafeyine nyinshi cyane bishobora kongera ibyago by'uko nyine umwana wawe azavuka afite ibyo nakomeje kubabwira byitwa birth defect, aho umwana avuka afite ibice by'umubiri bitameze neza, yaba ku mutima cyangwa se n'ubwonko butameze neza, cyangwa se inda ikaba yavamo. Ikindi ugomba kureka ibinyobwa birimo amasukari menshi. Aha ngaha harimo amaji sibyo n'amafanta. Nyamuna abagore batwite bakunda gusanga bakunda kunywa amaji n'amafanta nyine ngo biyongere isukari mu mubiri, ariko buriya biriya binyobwa ntabwo ari byiza cyane. Hari ibindi bintu ushaka kurya ukaba wakuramo ibintu bikongera ingufu bitari gufata ayo maji sibyo n'ayo mafanta n'ibintu birimo amasukari menshi cyane. Rero byiza ugomba kubigabanya ugashakira ingufu cyangwa se mu bindi biribwa bisanzwe bitaciye mu nganda, bikaba aribyo biguha izo ngufu utafashe ayo masukari menshi cyane. Ikindi tutagenda tutavuzeho gifasha cya mbere ni uko mbere yo gutegura amafunguro yawe umugore utwite ugomba kubanza ugakaraba ibiganza byawe neza n'isabune kugira ngo ube uri sure neza ko nta mwanda ufite mu kiganza. Kandi niba ari izo mbuto, niba ari izo mboga, ukazoza neza. Kuzoza neza bivuga kuzishyira mu mazi rimwe ngo ugiye guca uzikuremo, ahubwo ugomba kuzoza n'amazi menshi zigasa neza. Niba ari izo mbuto ukazirya ubizi neza ko zitagifite umwanda. Niba ari izo nyama, niba ari ayo mafi, ugomba kubiteka neza bigashya ku buryo nyine uba uzi neza ko byahiye, kuko bitumye bidashya hari udukoko tumwe na tumwe tudapfa kubera ko ibiryo bitahiye neza bitawe n'ubushyuhe buhagije, bikaba twagenda tukajya gutera infection ishobora kugenda ikajyana no ku mwana, nizo twita za toxoplasmosis. Ni infection zigenda zikazagera no ku mwana, ugasanga nyine bikuviremo ko umwana avuka afite ibibazo cyangwa se inda ikazavamo. Rero ni byiza ko iyo wumva ushaka gusama cyangwa gutwita cyangwa se watwise, ugomba guhindura imirire yawe ugafata ibintu birimo vitamine nyinshi cyane n'iyo folic acid, kuko ari uturemangingo dukenewe cyane cyane ku mwana uri gukurira mu nda. Kandi ukegera muganga cyangwa se n'undi muntu ukorera kwa muganga nk'umunasi akakugira inama y'ibiryo ushobora gufata bigaragara, cyane cyane bitewe n'aho uherereye cyangwa se n'agace utuyemo bikunda kuhagaragara, byagufasha gukomeza kubaho neza kandi n'umwana wawe agakomeza kubona intungamubiri akeneye ziturutse iwawe. Mwakoze gukurikirana wa Yuhi hano kuri YouTube. Naho ubutaha ufite ikindi gitekerezo cy'ikintu twazakugezaho mu kiganiro cy'ubutaha, watwandikira muri comment. Murakoze. Ari kumwe na Ufite Inema Jean Aristide.